ese kwiyo ari amandiko aba ari ibintu bitagaragara bidafite amaletre, ese iyo uhaye bisobanura wewe uzubona ari inyuguti zanditse cyangwa uza wumva ari ijwi riheri kubwira ico bisobanura? Sinzi uko wasobanura. Murakoze cyane. Ni umwuka wera ugusobanurira. Urashobora kubyumva, kenshi mbyumva mu matwi ubundi ngabisoma ukazubona ko birasomeka, kuko narabikoze igihe kirekire. Kuko ukiraho biza mu buryo butandukanye. ukiraho hariho umuntu utazi gusoma no kwandika ariko usobanura amandiko, ukibaza ese karabibona cyangwa nijwi ahaye yumva. Akaze neza ubusobanukirwe ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ingenzi ku buzima bw'umuntu. Karibu urakaze. Ikaze kuri Kingdom TV ikorera muri Church of Christ in the World, Mwiki, Kasarani, Nairobi. Ikiganiro gifite insanganyamatsiko umva usobanukirwe, muzahora mushikirizwa buri wa gatanu. Ni ikiganiro kigufitiye akamaro, kigufitiye inyigisho, ugikurikirane ndabizi ko uzasobanukirwa byinshi. Rero kuri uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu. Mbere yuko dutangira ikiganiro arabanza yibwire abatwumva abari hirya no hino kugira ngo bamumenye, bamusobanukirwe, noneho tuze gukora ikiganiro. Murakoze cyane. Reka murakoze cyane. Nitwa Nteziryayo Freddy Daniel, ndi intumwa ikorera mu murimo mukuru witwa Kingdom of God mu itorero rya Church of Christ. murakoze cyane Apotre, kaze muri iki kiganiro. Mbere yuko dukomeza ikiganiro dufite na bagenzi banje twagendanye nabo nyine tuza gukomezanya kino kiganiro, nabo bashobora kwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Ndabaramiye Richard, ndi umukristo wa Church of Christ. Murakoze. Ni Jean Paul Bukuru, nanjye ndi umukristo wa Church of Christ. Nitwa Rubanda Eric, ndi umukristo. Murakoze cyane. Ndizera ko kino kiganiro kiza kumera neza kubera ko dufite umutumirwa mukuru Apotre, araza kudusobanurira ibitari bikeya hamwe n'inshuti zanje twagendanye nabo nyine turaza gusangira ibi biganiro. Rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu reka dusenge. Uwiteka Mana yacigira neza, urakoze kuduhuriza hano hantu kugira ngo tuvuge ibyo umurimo wawe. Turagushimiye ku bw'aka kanya keza kadasanzwe twifuje igihe kitari gitoya kugira ngo dusobanukirwe, twumve kandi tunasobanukirwe iby'ijambo ryawe ico rivuga. Urakoze rero kubana natwe no kuza kutwigisha byinshi kuri uyu munsi, kandi abatumirwa bacu baza kugira ibyo bashikirije abantu kugira ngo bibahindure kandi bibagire akamaro. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye, amen. Murakoze cyane. Jewe ubashikiriza kino kiganiro nitwa Shaka Olivier. Hariho n'iyindi lettre ivuga M ni Muhoza, kuko abenshi ndabizi basanzwe bankurikirana haba mu ndirimbo haba mu biganiro tugenda dutanga. Rero nijuza kubashikiriza kino kiganiro, ariko ntirengagije bagenzi bacu twazanye kuko nabo baraza kugira ico bashikirije. Ariko ahanini turaza twese kumva ico Apotre
aza kutuganiriza kijanye n'ibyo tumubaza, kijanye nawe ubwe ibyo yumva yasangiza abantu muri iki kiganiro cyitwa umva usobanukirwe. Rero kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu, mfite ikibazo mubaza, ariko kandi si n'ikibazo, nuko nzi neza ko benshi yivuze mwamwumvishije ni apotre, ariko reka tumubaze ubuzima bwe, ninde mbere yuko aba apotre yari asanzwe akora iki, yari asanzwe ari nde, Imana yamuhamagaye gute, araza kudusobanurira hanyuma twese dusobanukiwe. Murakoze cyane, ijambo ni ryawe apotre. Murakoze rwose, ndashima Kingdom TV ikorera mu itorero rya Kristo ku isi. Ndashimira umunyamakuru mwene data Shaka hamwe n'abo bagendanye. Ndashimira rwose ku kiganiro cyiza ngiki cyitwa ngumva usobanukirwe, dusanga mu rwandiko rwa Paulo yandikiye ab'Iroma ibice 10 tugahera cyane ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17. Vuga kuko utarumvise ubutumwa bwiza ashobora kwizera, kandi kwizera ni ukumenya. Tubisanga mu Baheburayo 11. Rero ndashima rwose kubw'iki kiganiro. Jewe uyu nababwiye amazina yanjye. Ndashima Imana kubw'agakiza naronse, nakiriye agakiza 95 mu kwezi kwa 12 muri Kongo, ahantu bita mu Gashorero. Niyo nari ntaramye mu gicuku saa 9 z'ijoro, nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Turasenga aho hantu naraharaye, ndahirigwa ku wa gatandatu, ndarara ndahirigwa ku cyumweru, navuye ku mugoroba ntahana Yesu, ntahana agakiza. Aho niho nakirijwe, ubwo natangiye umurimo w'Imana, komeza mu itorero rya Serpa. Twari dushumbwe n'umupasitori bita Rutonda icyo gihe muri Sansi. Kuva icyo gihe gukomeza umurimo w'Imana no kwizera umwami Yesu. Hanyuma rero kugeza ubu ndi intumwa. Sinzi rero ibindi bibazo mwari mushaka, nguko nakishijwe. Murakoze cyane. Icyo ni kimwe cyotuma abantu bamenya uwo uriwe, uko wakijijwe. Waruvuze Pasiteri Rutonda, sinzi ko ari pasiteri dusanzwe tuzi ukorera umurimo w'Imana mu Burundi. Jewe nagiranye amahirwe, naje niyo wansengeye igihe nagira ubukwe, niyo wasengeye impeta. Birumvikana ni umukozi w'Imana twemera, birumvikana. Rero ikibazo nari mfite kukubaza, biraboneka ko uri apotre ariko kandi ufite imyaka mikeya. Byagenze gute wewe kugira ngo wemere umuhamagaro ugeze no ku rwego rw'uko usengerwa ku murimo nk'uwo ukomeye utoroshe navuga, kuko hari n'uwo babwira nkaje umbwiye sinabyemera apotre, kuko ntabwo ari ibintu zoroshe, kandi ni hakeya cyane ubona abantu baba bafite imyaka nk'iyo ngiyo usanga bafite umurimo ukomeye nk'uwo nguwo. Murakoze cyane, nanjye nakijijwe ndi mutoya cyane. Murakoze cyane, utubwiye turabyumvishije uko wakijijwe, aho wari uri. None se nyuma y'uko ukizwa wakira, ni reka mvuge ko aribwo wari wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, no kuvuga ngo wari utangiye urugendo rw'agakiza. Nyuma yaho byagenze gute? Wakoze iki? Wari umukorari, wari umuvugabutumwa, byagenze gute? Muri makeya ushobora usangiza n'abandi bantu icyo kiganiro. Murakoze cyane. Nyuma yo kwakira agakiza, kumenya Kristo, nakomerejeho kumva ngira inyota yo gushaka
mu maso y'Imana ndasenga cyane icyo gihe nari muto ngasenga nkajana n'abandi jana n'abantu bakuru nta muntu twari tungana twakomezanyije nawe kuko n'igihe nafashwe njyenyine mu bantu bakuru tukomeza gusenga Imana dusengera abarwayi tugira ibitaramo byinshi kugeza mvuye ruguru mvuye iwacu imurenge mvuyeyo rero nibwo nakomereje umurimo w'Imana i Burundi ndakomeza i Burundi komeza kuba umunyamasengesho navuye i Burundi ntangiye ivugabutumwa. Icyo gihe ushobora kutwibutsa nimba wibuka ushobora kwibuka nk'umwaka imyaka yose ndayizi umva navuye ruguru mu bihumbi bibiri nibwo navuye ruguru ngeze Buvira nakomerejeho gusenga Imana ndambuka i Burundi ndahaba mu bihumbi bibiri na gatanu nibwo nagiye aho bita Imwaro mu nkambi y'Imwaro nahagizemo amahinga nk'abiri manuka nja ku ishuri aho bita Ikibumbu ndakomeza umurimo w'Imana niho natangiriye ivugabutumwa nigisha abanyeshuri dufite groupe y'abanyeshuri b'abayetidia nari nyoboye abigishaga buri wa kabiri twarasengaga nyuma y'amakuru nari nka pastor ubwo natangiye rero kubigisha ijambo ry'Imana nuko ngomerezaho ugeza mvuyeyo navuye i Burundi mu 2010 ubwo nageze muri Kenya rero komerezaho umurimo w'Imana wo gusenga n'ivugabutumwa niza no gusengerwa kwivugabutumwa mu itorero rya Harvest iyobowe n'umushumba mukuru Bishop Muhima John. Sinzi ko baje kubasubiza ikibazo. Urakoze cyane kubera ko turi kumwe n'abagenzi banje wenda baba bafite ikindi kibazo kuko sinza kuyarira cyane amajambo nubwo ari njewe ikiganiro rero nimba hari ufite ikindi kintu yamubaza kuri ico naje nari ngafite ariko ntago nshobora gusaba kumubaza mwe mutarabaza. Murakoze cyane. Akabazo k'amatsiko nagize nshaka kukubaza burya iyo umuntu akizwa agira uburyo agendererwa agira ngo ubwire dusangize n'abadukurikiye uja kwemera Yesu byaje bite babwirije ijambo ry'Imana wumva urakiriye baririmbye indirimbo wumva urakiriye byaje se mu nzozi wumva urabihawe mu buryo icyo kintu wakiriye cyagusunitse kuri uno munsi ukaba uri apotre wagira ikintu dusangiza kuri icyo kintu uburyo wakiriye Yesu. Na mwene data Rubanda ko ndabona nawe ahayaka ijambo naringize ngo naje nkubaza akabazo ubifatanyirize hamwe. Urabona ari ukuntu umuntu akizwa ariko agahita agira impano no kuvuga iyo atangiye urugendo wenda agira impano runaka imwe yo nayumvishije ugeze i Burundi wavuze ko warutangiye kuzwa ubwiriza abantu birumvikana nta yindi ndi waririmbaga nibura ngo tuvuga ati waririmbaga nibura muri korali ndi wa ko tukuziho n'izindi impano nyinshi watubwira ko zaje nyuma cyangwa zatangiye umunsi ukizwa rero ndagira ngo uraza wenda kugafatanya nako ngako sinzi na mwene data Rubanda nimba ariko gafatanye kugira ngo uze kudusubiriza rimwe. Nanje akabazo mfite ni gatoya nashaka ngo utubwire umwaka wasengeweho kuvuga butumwa wavuze ko wasengeye kuvuga butumwa ugeze hano muri Kenya ariko ntabwo watubwiye umwaka precise. Murakoze cyane ku bibazo mubajije ndabyumva rwose ne data bukuru abajije uburyo byaje nari nicaye hanze twari abana iriya bakaza aho hantu nakirijwe takanisa ryari hari urubungu cyari kijiji ntabwo kwari kwikanisa cyari kijiji andi mu gashorero
bahitaga ngo ni kwa Kirimwonga mu Rubunga wo kwa Mbonicyambu. Mbonicyambu yabaye pasiteri atuye mu Rwanda. Aho hantu rero tugenda tugiye gutarama. iyo uvuze urubunga kuko hariho abantu benshi Batazi batabyumva, ni icumba cy'amasengesho cyangwa urubunga si icumba cy'amasengesho kandi hari hariho habagaho icumba cy'amasengesho amahombi iruguru iwacu, hakabaho urubunga, hakabaho n'ikanisa. Rero abantu bakuru nibo baza kubyumva, biratandukanye ibyo byose. okay, sawa sawa. Hanyuma rero uwo munsi turaza tuza turi abana benshi gutarama. Hari rero abashitsi abayumbe ba Serende ba Kamusore, bari abantu benshi. Tujayo gutegera, dushitse dusanga urubunga rwuzuye. Bakaza basasa ibyatsi, gategura mu rubunga gasasa ibyatsi birasaguka, ibiba by'ibyatsi babishyira hanze mu muryango, nicara kuri ivyo biba by'ibyatsi. Ariko mpageze nahise ngira ubwoba, numva ubwoba mu mutima wanje. Abandi baguma gukungura ko narakunguraga cyane, ariko numva ko utagomba ko gukubagana. Hanyuma nama nicara, aho nashikiye nicaye nama nicara kugeza saa 9 z'ijoro. Sinigeze mvaho ko numvaga ubwoba. Abandi barakungura kugeza abandi baguma gutaha, barataha. Maze gusigara bake nibwo ninjiye mu ikanisa mu Rubunga, barimo basenga baririmba. Numva ubwoba, bwa bwoba burakomeza, bezaho nahise numva amarira ndarira. Nyuma yo kurira nagiye kwisanga kindasenga cyane, Umwuka Wera azaho nubwo nakira Yesu, ndihana ngumaho, baransengera. Ntangira kwandika amandiko. Hari wabajije imbana, nandika amandiko ngo habe ku mugoroba ku wa gatandatu ndayasobanura. Tukiraho, iyo uvuze kwandika amandiko, hariho abadukurikirana benshi izo ni impano z'iwacu batabizi, nk'abantu batoya baza babona abantu nyine basherebanga bakavuga ati biriya ni biki. Ariko ubivuze neza uti wanditse amandiko uranayasobanura. Wareka ngubaze, ni ikibazo nyine wenda cy'amatsiko nabariza n'abandi. Ese kwiyo ari amandiko aba ari ibintu bitagaragara, bidafite amaletre, ese iyo uhaye bisobanura wewe uzubona ari inyuguti zanditse cyangwa uza wumva ari ijwi riheri kubwira ico bisobanura? Sinzi uko wasobanura. Murakoze cyane. Ni Umwuka Wera ugusobanurira. Urashobora kubyumva, kenshi mbyumva mu matwi, ubundi ngabisoma ukazubona ko birasomeka, kuko narabikoze igihe kirekire. Kuko ukiraho biza mu buryo butandukanye. Ukiraho hariho umuntu utazi gusoma no kwandika, ariko usobanura amandiko ukibaza ese karabibona cyangwa nijwi ahaye yumva. Yes, arashobora kumva ijwi, niko narimvuze. Inyandiko zitumvikana ni nyinshi, ruriya ni rumwe rutumvikana. Ni nguko ugwezi icyongereza utazi utacunga naco tiwo gisoma. Ni kimwe nuko igihe Umwuka Wera amanukiye intumwa zavuze indimi zitandukanye z'abanyamahanga bara. Nukuvuga ngo ni Umwuka Wera wazibaheshaga kuzivuga. Noneho wa mwuka uguhesha kuvuga ururimi utize, guheza no gusoma, kubona ibyo abandi batabona. Ariko hariho ikibazo ikindi mwene data Rubanda yarabajije igihe nasengewe kwivugabutumwa hano ni hano hafi Umoja. Nasengewe mu mwaka wa 2016. Nagize umwaka umwe gusa nsengewe impitanzi. Ngira ico uragisobanukiwe mu 2016
nibwo Na- apotre na yasenye 15 mu 2015. Ata. Yes. Murakoze cyane. koze cyane umushumba kutuganirira atubwira inzira y'agakiza ukuntu yakijijwe n'ukuntu yakiriye impano. Nagize amatsiko yo y'ikintu kimwe watubwiye ko wazanye n'abandi bana muje gusenga, ibo bakomeza kuderanja, wowe ufatwa n'ikintu cy'ubwoba kugeza aho ibo batashye, wowe usigara hahandi ariho hakuviriyemo imbuto y'agakiza wakiriye ukaba ukikoresha kugeza na n'ubu. Ese nagira ngo nkubaze, wari ufite imyaka ingahe? Iyo myaka koko ndagira ngo usangize abantu baba badukurikirana imyaka yawe wari ufite, hanyuma turebe ko twakwitegereza neza muri kino kinyejana turimo ko hari umuntu wakwakira agakiza afite nk'imyaka ngiyawe. Sawa, arakoze umushumba apotre kutubwira uburyo yakijijwe. Nanjye nari mfite akabazo k'amatsiko nashakaga kubaza. Nyuma yo gukizwa, umaze kwakira agakiza, uvuze yuko wakiriye impano yo kwandika amandiko ndetse no gusobanura, hanyuma ukomerezaho umurimo w'Imana. Nagira ngo nkubaze, nyuma yo kwakira agakiza no gukomeza umurimo w'Imana, waba waragize umutoza cyangwa se umubyeyi wo mu buryo mu mwuka wakomeje kukurera mu gakiza kugira ngo ukomeze kwaguka no gukura mu gakiza? Murakoze. Murakoze, ushobora kubasubiza. gusubiza. Murakoze cyane. Nakiriye Yesu nk'umwami n'umukwiza mfite imyaka 15 yarirengaho amezi. Nari urumva twari tugiye kurangiza umwaka, ndi hafi kwinjira mu myaka 16. Icyo gihe nabashije twagiye nyine narungano ubwo abangana nanjye imyaka 15 niyo twari turi kumwe. Ahubwo jewe nyine ukira kuri iyo aho arabivuze, numva naje no kubaza akabazo kiyongera gatoya kagufi wenda. Ese mu bana bamwe mwari kumwe harabuzi ubu nyine bakijijwe cyangwa bakiri aho wari uri icyo gihe? Uwo munsi nije nje nyine wakijijwe, bukeye kuwa gatandatu bamenya amakuru ni mu muhana, abana bose baraza, ariko uwo munsi hakizwa umupfurero bita Bukuru Gahindo, yarapfuye, ndamukunda cyane. Uwo niwe twafatikanije tujana abandi barakizwa nyuma, bakijijwe nyuma yacu. Twabajanye mu masengesho, twagize icyumweru mu masengesho. Mu yandi magambo no kuvuga ngo iyo generation yose bose barakijijwe. Yes. Irafatwa ariko baje gukomeza bake. Sawa, ushobora gusubiza ikindi kibazo? Ikindi kibazo yarabajije kugira umutoza cyangwa kugira menta. Iri iwacu twari tukiri bato, urumva nari muto ariko nari mfite umutoza mu buryo wenda abenshi bato bimenya. Nari mfite kaka yakazambwira ngo niwerekwa tukazubwira abandi uzumbwira. Uwo ndamwita ko ari umutoza. Ko yambwiraga ati tugume kubwira abantu icyo ubona uzo kimbwira. Nasengaga, nagiraga iminsi yanje yo gusenga buri mugoroba waremwe n'Imana. Igihe ingazinikiye nirukaga nkaja kwivomo munsi y'igiti nari ngira ahantu nasengeraga munsi y'igiti cy'umubirizi, cyari igiti kinini. Buri mugoroba wese iyo barekuye gukinya nahitaga niruka, kagaruka ngasanga barangije guhaza kinjiza inyana mu karuri. Noneho niruka barabigenzura, kaka arabigenzura arankurikirana, nakaza niruka nagenda akankurikira, akaza akicara iruhande rw'uruzi hari hakujya y'uruzi rw'ivomo ryacu, kambuka uruzi ngapfukama muri ico giti. Noneho yaza nawe akicara ku ruzi akandinda ngasenga, narangiza gusenga nararangizaga nkaniruka. Umunsi nirutse ubwa mbere namubonye niruke gucya arambwira ngo itonde turi kumwe turajana. Wari uri hano unagukurikiye nzozanza nicare hano ngurinde gutaha. Uwo niwe nita ko ari we mutoza wa mbere wamfashije mu buryo bwo kurera iyo mba nari mfite. Hanyuma rero ngira n'abapastori
nari mfite abapastori, nari mfite ababyeyi mu ikanisa, nakoreraga mu ikanisa, ntabwo narikoreraga ku ruhande rw'ikanisa, narerewe mu ikanisa, narumvaga nacaga bugufi ku ikanisa. Pasiteri wandeze icyo gihe ni Rutonda, niwe wari pasiteri wacu. Jonas. Tonda Jonas ndamuzi, nababwiye ko ari umupasiteri mwiza, akorera muri, sinzi ko agikorera muri Zion Temple. Niwe wari pasiteri wanje, Revera yari Mukinzi. Abo bose barandeze rwose kuko nabaye igihe kinini mu ikanisa. Murakoze cyane. Apotre akomeje kudusangiza ibintu byiza. Hariho abantu batari bazi aya makuru kuri we, kuko naje nibwo bwa mbere nyumvishije. Ndumva Imana yaramukoresheje bitari bike. None Apotre, ariho ikindi kibazo nanone mbaza, ni ikibazo kijanye n'impano. Uri mu bantu nzi bafite impano nyinshi, kuko akenshi nkunze kumva ubuhamya bw'abantu bavuga ko wabasengeye bagakira, abo duhuye bavuga ko wabasengeye. Ndashaka kubaza, ese izo mpano zose zaziye umunsi umwe? Wamenye ryari ko ufite impano yo gusengera abarwayi bagakira? Wamenye ryari? Imwe yo twabimenye ko igihe wabimenyeye ko, kuko umunsi ukizwa wahise wandika amandiko muri iryo joro uranasobanura ayo mandiko. Ariko se nk'impano yo gusengera abarwayi yaje ryari? Ije vuba cyangwa nayo yaje icyo gihe? Murakoze cyane. Icyo gihe navuga ko inyota nagize muri icyo gihe byose byaziye rimwe, kuko muri icyo gihe nahise njyana abantu turakomeza turasenga. Icyo gihe natangiye gusengera abarwayi barakira, natangiye gusengera abarwayi ngituye iwacu, bakaza baza kunyambutsa bakanjana, bakanyambutsa uruzi bampetse ngiye gusengera abarwayi. Ugajana n'abantu bakaza bagasaba, ntibakaza banambwira ko ari nje ugiye gusengera, bagasaba mu rugo ko banshaka ko nja gusengera abantu. Jewe gusa nkabona ko bambwira ngo tuje gutarama, naho ngiye gusengera umurwayi. Ni ukuvuga nico gihe wari ufite imyaka 15? Byose narabikoze. 16 kuko 16 n'ubuhanuzi bose. Intambara yasonga mbere ni intambara yo 96 yose Imana yarayimbwiye, nayanuriye mu ikanisa muri sansi. Reka mbaza akabazo k'amatsiko. Ese icyo gihe ko nuba ari umwana mutoya, ntiwagiraga ubwoba bwo kuvuga iby'Imana ikubwiye, cyangwa ntiwageraga hanze abantu bakakubwira ati uyu mwana ibi bintu azavuga azabikura he? Wa mwana wagiye uceceka, abandi abantu bakuru urabizi iyo umuntu akiri umwana azagira intambara z'abandi bamukuriye bakazageraho none n'ikiby'ubwana, cyangwa nta ntambara wigeze ugira muri ibyo ngibyo? Nta muntu nigeze mbona aza kumbwira ngo ibyo, ahubwo barantinyaga, nta muntu wanyegera, barampunga. Akoze cyane. Kugira ngo wenda dukomeze ikiganiro, nimba hari uwundi wabaza yabaza, ariko njewe numva ko Apotre ko arasobanura neza cyane, ariko kandi ntitwareka kuko kubaza nibyo byiza cyane. Rero nimba hari uwundi muntu ufite icyo yobaza yobaza. Arakoze cyane. Apotre atubwiye umurimo wa kaka watanze umusaruro. Ashimwe kaka wakureze, akakurega, agutungishije iyo mpano, akakwereka n'uburyo bwo kuyobora impano, ikakugirira umumaro, natwe ubwacu ikaba idufitiye umumaro twebwe tubana nawe. Nagize amatsiko, sinobyita ni nk'amatsiko, nagize nk'inyota yo gushaka kumenya cyane umubano wawe na kaka aho ugera utamusezeye ukirukanka, ariko agashaka kugira attention yo kubasha kumenya aho uza wiruka ugana. Watubwiye ko yageze gukurikira ugaruke wirukanka, arakubwira ati genda gahoro turi kumwe. Yari umubyeyi kaka, Imana imuheze umugisha. Rero nagize akabazo k'amatsiko kameze gutya, mbega umubano wawe na kaka
ko numva ari nkawo waguhaye igitinyiro mu buryo abantu bose Imana yarakuzamuye nawe arakuyobora, yari yaraguhaye nka marayika ukureberera, irakuzamurirwa iyo mpano yo kwerekwa, bituma n'ikanisa riri kubahira. Njya kuno kukiganiro ikibazo Shaka yarakubajije mwene data, avuga ngo se abantu bagutekerezaga gute kubona umwana muto yahaguka mu ikanisa mbere y'abapasiteri, kandi iwacu umupasiteri yari umuntu utinyitse, aho umwana gusa atapfa guhaguruka ngo abe yavuga ayo majambo ngo avuge ngo arereze. Mbega ndagira ngo ube nk'uduheza ishusho yawe na kaka yatumye ugera ku rwego aho ushobora guhagarara mu materaniro abapasiteri bagatuza bakumva icyo Imana yaguhishuriye. Okay, murakoze cyane ku kiganiro cyiza Apotre akomeje kuduha, atubwira uburyo yakijijwe n'uburyo yagiye akura mu gakiza. Nanjye nagize amatsiko yo kumenya uburyo wakiriye impano y'ubuhanuzi by'umwihariko. Uvuze yuko ukizwa wahise wakira impano uwo munsi kandi z'uburyo butandukanye, ariko nje ndabaza by'umwihariko impano y'ubuhanuzi, uburyo wayakiriye, uburyo yaje, n'uburyo wayumvise, n'uburyo wahise ushira amanga yo kubisohora. Ego hari n'aba ushobora kuyakira ariko agatinda kuyigaragaza cyangwa se kuvuga iby'Imana yamubwiye. Rero nagira ngo udusangize ndetse n'abadukurikiye uburyo wakiriye iyo mpano n'uburyo wahise ushira amanga, n'ubwo wavuze yuko wabyakirira umwana muto. Birumvikana umwana, iyo umuntu akiri umwana aba agifite byinshi, aba agifite complexe nyinshi yo kuba yabasha kuvuga mu bantu, ariko uburyo wowe wahise ushira amanga utangira kuzubivuga, nibyo nagira ngo udusangize n'uburyo iyo mpano yagiye ikura, cyangwa uko wayakiriye nimba ariko n'ubu bikimeze, nabyo use n'ubidusangiza. Murakoze. Na cyane cyane ko yarakijijwe vuba, urumva yarakijijwe vuba, ngira ngo yari ataragira n'umwaka akijijwe, kuko impano zimwe n'ubundi yatubwiye ko yazakiriye umunsi akizwa. Rero utanga ibisobanuro cyane cyane nyine wibanda kuri ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Umubano wanjye na kaka niwo wandese, warabanye yaranzi bihagije. Umunsi nkizwa babimenye ko nyakijijwe, kubera ko nari umukubaganye cyane, nararibisha bikomeye. Noneho rero guhinduka kwanje kwari koroshe kumenyekana vuba, kubera ko nari mfite uko nzwi nuko nabaye guhita kugaragara. Bigaragaye rero bamba hafi kandi babona inyota mfite yo gusenga. Narasengaga cyane umwanya munini, noneho babibonye bituma bumva ko hari icyahindutse, hari ikintu kindimo. Kuko icyo gihe muyomba yagwaraga isitoma, yaryaga ibishimbo, akarya n'umutsima woroshe cyane usa n'urwe, donke bamucumbira gukuyo. Hanyuma umunsi umwe ndamubwira ngo ndagusengera numaruke, ndamusengera yamakira arya umutsima, tukarya umutsima umwe n'ibishimbo kugeza no ukiraho. Icyo gihe rero bahita mu rugo babyumva cyane, ibo gusumba ndetse abari kure, kuko ndacyabaga batambwiye ngo senga. Icyo gihe manuye Imana inyeretse intambara ya cyenda na gatandatu yasonga mbere. Imana yarambwiye ngo ndore intambara igiye kuba, mugiye bagiye gutekwa, kongira iratewe, ubutegetsi buriho bugiye kuvaho, ariko muhumure ntacyo muzoba. Yanyeretse twari tuba munsi y'inzira, iranyibwira ngo iyi nzira izacamwa ababembe benshi bazohunga, ariko mwebwe ndi muzohunga. Hariho bazabatabara, bazabambaye ibikoti birebire, bazabambaye za busoka, twayitaga ibikoti birebire ngo ni busoka. Babusoka bazabambaye za busoka nibo bazabatabara. Mwebwe ubwoko bwanyu timuzoja mu gihuru,
ndabibabwiye ndangije kubibabwira icyo gihe tangiye gusenga mu rugo mbwira kaka ndamubwira ngo abana baba babiri bazaba abasirikare niyo mara kuba babiri basirikare ndabamubwiye umwe igihe azagenda uzomusezera tazogaruka ubundi azogaruka kandi azagaruka ameze neza yaberewe azaba yambaye amahuzu ya teni icyatsi kibisi ko nabimubwiye niko byagera noneho kubera icyo babibonye bahita ganyegera nibwo yambwiye ati icyo uzoza werwa mbere yo kukibwira abandi uzubanza ukimbura birumvikana nta kuntu batari kubyemera kubera ko ni ukuvuga ngo Imana yagukoresheje mu buryo wahise uhera mu muryango bahita babibona urumva nimba warasengeye muyomba wawe agahita akira byari byoroshye kugira ngo abantu bakwemere kuko umuntu azabanza akemerwa n'abo mu rugo hanyuma abo mu rugo ni nabo babyemeza abandi sinzi ko hari ikibazo atasobanuye ariko nimba hari icyo atarasobanura cyo guhanura uburyo byaje iyo wakiriye umwuka wera akumara aguheza ubushizi bw'Imana ubundi umwuka wera kumara ubwoba ukaguheza ubushizi bw'Imana nuzuye umwuka wera w'Imana ntabwo natekerezaga ko ariyo complex kuko numvaga biva ku Mana Imana yanganirizaga bivuye ku Mana ikinganirije nacumvaga ko ari cyo cyane kuko yari ikimana naringize musubiremo gutya kugira ngo uzumve neza nabajije ngo utubwire ku kijyanye n'impano by'umwihariko impano y'ubuhanuzi kuntu wayakiriye kuko impano y'ubuhanuzi niyo abantu benshi bakuziho rero nagira ngo usangize n'abatwumva bose bazadukurikirana hanyuma y'ubu uburyo wayakiriye by'umwihariko bwa mbere uburyo wabyumvise n'uburyo wahise utangira guhanura bigera n'aho abantu bayikumenyeraho kandi babyumva bakanabimenya yuko ari by'ukuri ari ibintu bivuye ku Mana murakoze cyane murakoze impano y'ubuhanuzi ni kimwe umwuka wera niyo nasengaga numvaga ijwi ry'Imana Imana ikambwira ngo ibyenda kuba ni ibi n'ibi hagiye kubaho ibi n'ibi kabyumva kabyakira naba mfite ikaramu nkabyandika naba ndi kumwe n'umuntu nkabimubwira nuko biza nasenga nkumva biraje nkumva ijwi ry'Imana nkaryumva nkaritegera namara kuritegera nkandika kambwira ngo hazabaho iki n'iki nagira amatsiko yo kubaza ati iki n'iki kigiye ubwo buhanuzi bwaje notangaho urugero Bukavu sinari mpazi ni Kinshasa uwo twari turi kumwe n'umuhungu wa Laburente w'abasegege yitwa Bagaza n'umusirikare nabajije Imana ngo Bukavu ni ihita imbwira amazina yaho mbwira uwo twari turi kumwe arambwira ngo arahaza aho yarahiki bivuga ngo narabwibwaga ngasiguza kamenya neza kandika uwo turi kumwe nasiguza akamenya neza nimbahazi nuko nguko bwazazaga ubisobanuye neza yuko uzumva ari ibintu biza uhishurirwa n'umwuka wera kandi biza ari uko wasenze yego kandi kabazo k'amatsiko nshaka ngo usangize abatwumva n'abazadukurikira hanyuma nyuma yo kwakira iyo mpano y'ubuhanuzi ndetse no guhanura iby'Imana yaguhishuriye hariho archive waba ufite wagiye wandika ibijanye n'iby'Imana yagiye kwereka waba uyifite n'ubu nk'iyo mpano ikomeje waba ufite archive ubika mwayo mabanga Imana yagiye guhishurira murakoze ibyo byo kwandika ndandika ariko cyamara kuba ngagisinga igisigayo ni byinshi amakayi ni menshi kuva ndi muri Kongo nandikaga kayi kagashira nkagata
andika kandi kagashira nkagata donge bivuga ngo si cyane kuvuga ngo mbibiki gusa abo tuba turi kumwe benshi nibo baba babifite kuko sinoshobora kubibika njyenyine bene ibi bimwe nibyo mba mfite bijyanye wenda ngo ku gihugu cyangwa ku buzima bwanje bike mu mateka y'ibiri imbere bike ariko ibyinshi sinobasha kubibika byose. Murakoze cyane tugana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Apotre tukuzi nk'umuntu Imana yakoresheje kuko wanabidusobanuriye ngira abatwumva bumvishije ukuntu Imana yagiye gukoresha ibintu bitangaje haba n'ubuhamya natwe ubwacu hari byo tuzi Imana yagiye gukoresha ariko wenda njewe mfite impungenge zo kuvuga ese ntizoba gusa ari ibintu twumva gutyo ariko kandi byari bikenewe ko byandikwa bishigwa ahantu abana bacu bakazabibona bakabisoma bakamenya ko igihe kimwe Apotre Imana yamukoresheje ibi n'ibi hari ico wabwira abatwumva muri kino kiganiro uteganya wenda natwe ubwacu twagufasha tukabyandika n'ababyumva n'abandi babyumva hari ico batwerera wenda kugira ngo izo bintu byandikwe bizasigare mu mateka. Murakoze cyane. Yego murakoze rwose ndizera ko bitangiye ibi ngibi muri ko mukora iyi ni archive ubu birabitswe kandi biranditswe kandi bizokomerezaho mwebwe ko murumva biratangiye haracyariho ibindi byinshi muzobona Imana izadukoresha ko twarayihaye bidukoresha rero ibyo byose bizogenda ubwo tugeze mu gihe cy'iterambere bigiye gushirwa rero muri archive byandikwe bigira aho bishakirwa abazabikenera bazabironka byoroshe. Murakoze cyane. Reka tugane ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Ngayo rero ngayo nguko umva usobanukirwe bimwe utaruzi ku mukozi w'Imana Imana yakoresheje ibintu bikomeye ndetse umukozi w'Imana ukiri muto cyane muri kino gihe muri kino kinyejana Imana ihayikoresha. Ngayo rero nguko mwabyumvishije ibyo yadusangije kuri uyu munsi. Reka mbashimire shimira abo twagendanye abo twazananye babajije ibibazo byiza cyane bagerageje kubariza n'abatari hano. Shimira mutumirwa mukuru Apotre ndabizi ko nitwasubira kugukenera mu kiganiro cy'ubutaha uzaba uri kumwe natwe ndagira ngo wabitwemerera. Yego murakoze cyane. Rero tugana ku musozo iki ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umva usobanukirwe. Rero reka nkurarikire gukurikirana ibiganiro bindi bizahora bica kuri iyi channel kuri Kingdom TV buri wa gatanu. Ngusabe wewe utarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora ugakora share ugakora like hanyuma ugasangiza inshuti n'abavandimwe ibi biganiro umva usobanukirwe. Murakoze rero naho ubutaha mu kiganiro kindi kizaza.